Turagusuhuje mukunzi w'ibiganiro by'ubutumwa bwiza, ibiganiro byacu dutanga mu buryo butandukanye, cyane cyane mu buryo bw'ikoranabuhanga. Ndakwifuriza kugira ibihe byiza nanone, ariko bishingiye ku kwizera Imana, kuko nta mahoro umuntu yagira ataheshejwe n'iyamuremye. Ibyo umuntu yatekereza byose afite mu isi cyangwa azageraho cyangwa se aharanira, nta mahoro byamuha. Amahoro nyakuri umuntu w'Imana akwiye kuyaheshwa n'Imana ubwayo, kuko ariyo mugenga wa byose, ariyo idahinduka, ariyo itagira ikikoma mu nkokora, ikiyobera se kisobwa. Ubwo rero nawe nta kindi nakwifuriza cyaruta kugira amahoro ariko ava kuri iyo Mana umuremyi wawe, ndetse ugahora uharanira kumenya icyo ishaka kugira ngo abe aricyo ugenderamo, hanyuma mu by'ukuri ugire umutekano ariko ukuye ku Mana. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda cyane ku butagatifu cyangwa se ubutungane, aho abantu benshi bazi ko kuba intungane cyangwa se kuba umutagatifu ari ibintu bitorerwa cyangwa se umuntu atorerwa, mbese ibintu umuntu ahabwa n'abandi bantu bamaze kugenzura uko yabayeho mu isi ndetse bakabimuha yarapfuye. Ntabwo ari byo, ndetse abandi bakavuga bati nta ntungane iriho, nta mukiranutsi uriho, nta mutagatifu uriho mu isi. Nabyo si byo, kuko ijuru rizagibwamo n'abatagatifu kandi bazaba baturutse mu isi. Abatagatifu bariho benshi, mu Rwanda barahari, ku isi yose barahari, ariko batashyizweho n'abantu cyangwa se batatowe n'abantu, ahubwo bava ku Mana, ari Imana ibatoye, ariko ibatoreye muri Kristo Yesu. Bamyeho rero kuva kera. Hari uburyo Imana yagennye iyo bwayigiramo umuntu mutagatifu cyangwa se intungane cyangwa umukiranutsi mu maso yayo, ariko binyuranye cyane n'uburyo abantu babitekereza. Ubundi tuvuga turi abanyabyaha kubw'igicumuro cya Adamu. Ibyo nta wabiburana, kubera ko niryo vuko ryacu. Adamu amaze kugomera Imana, yayigomeye ari we muremwa mbere, ari we muntu wa mbere Imana yaremye. Nuko kubera ko yari yaturemeye muri we, twese tuba turagomye cyangwa se tuba duhindutse babi, hanyuma ndetse duhinduka ibicibwa mu maso y'Imana. Ariko nanone Imana nk'umuremyi wacu ntabwo yaturetse gutyo ngo tuzarimbuke, cyane ko yari yabwiye Adamu nayo va ku munsi bariye ku cyo yababujije, umunsi bakoze icyo yababujije, umunsi bashimye kumenya ubwenge bw'icyiza n'ikibi, bazabitandukanije n'Imana yo yagombaga kubabera ubwenge, bityo bakarimbuka, bagatandukanywa nayo by'iteka ryose, bakajya mu nyanja yaka umuriro n'amazuku, ari rwo rupfu rw'umuntu nyakuri rukurikira urupfu rw'umubiri. Hanyuma ariko Imana iradukurikirana. Imana ntiyatureka ngo turimbuke gutyo, ahubwo ishima guca inzira yo kugira ngo tube twakiriramo. Bitera rero gutanga Yesu Kristo, nawe wari Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Hanyuma aza mu isi agamije kugira ngo acungure wa muntu warurongotanye, wa muntu wabaye mubi, wa muntu wagomye. Hanyuma ariko Yesu we, kubera ko yari afite mwuka w'Imana udafite icyaha, nubwo yari yambaye umubiri w'abantu, yabashije gukora ibyatunaniye, yabashije gukora ibyiza tutabashije gukora. Hanyuma bigeraho arabinonosora, hanyuma amaze kubinonosora ashima nanone kutwitangira ku gihano twagombaga guhanwa, bwa bubi bwacu bwose twagombaga guhanirwa. Ashima kubwishyiraho, ariko ataretse no kwishyiraho igihano twagombaga guhanwa, kugira ngo aducungure byuzuye. Hanyuma Imana yo idukureho urubanza rw'ibyaha, itubabarire, itwemere, biciye kuri Yesu Kristo. Umutagatifu rero cyangwa se umukiranutsi, mu by'ukuri uretse ko abantu batabishyikira, nk'uko tubisoma hano mu Baroma 4:2, haravuga ngo niba Aburahamu yarabaye intungane abikesheje ibyo yakoze, akwiriye kubyirata usibye imbere y'Imana. None se ibyanditswe bivuga iki? Ngo Aburahamu yemera Uhoraho bituma aba intungane. Umuntu kandi ukoze umurimo
igihembo nta gihabwa ku buntu, ahubwo barakimugomba. Naho utagize icyo akora ariko akemera uha umunyabyaha kuba intungane, uko kwemera kwe kuzamuha ubutungane. Bavuze ko Aburahamu aramutse yirase ko yabaye intungane kubw'imirimo ye cyangwa se ibyo yakoze, ibyo yabyirata ku bantu gusa, ntabwo ari imbere y'Imana. Imana ifite kwera kurenza uko abantu, bityo n'icyo umuntu yakora uko cyaba gitangaje kose ntabwo cyamutsindishiriza mu maso y'Imana. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ko n'Aburahamu nawe yizeye Imana bimuhwandirizwa no kuba intungane. Naho umuntu wakora umurimo, icyo baba bagomba kumuha ni igihembo, ntabwo aba aherewe ubuntu. Iyo umuntu bamuhembye ku mwisho w'ukwezi cyangwa se ku gihe runaka se ku munsi se ashoje icyo yagombaga gukora, icyo bamuha rero ni igihembo, ntabwo ari icyo baba bamuhaye ku buntu. Bivuze ngo Imana nayo ntiyakora ityo kugira ngo abantu batirata, ahubwo yashimye kuduhera ubuntu kugira ngo abe ariyo turata. Ku murongo wa 5 niho bavuze ngo naho utagize icyo akora ariko akemera uha umunyabyaha kuba intungane, uko kwemera kwe kuzamuha ubutungane. Uha umunyabyaha kuba intungane rero ni Imana niyo ubwayo ifata umuntu agomba kurimbuka ikamutsindishiriza ikoresheje Yesu Kristo, ariko binyuze mu nzira yo kwizera icyo Yesu yakoze, kwizera rwa rupfu yadupfiriye, urupfu rudukuraho urubanza kubera ko yari ahanwe mu cyimbo cyacu, ariko tukanemera yangurane y'ubutungane we yatunganye ku bwacu kugira ngo adutsindishirize. Muri make, niba Yesu yarakoze ibyo gutungana mu myaka irenga 30 yabaye hano ku isi, yabikoreye kugira ngo njyewe utabibasha noneho azabimpe mbi intungane, mbazweho gutungana kwe mu gihe mu mirimo yanjye ho bitakunda. Kandi niba hari ibyaha byose nabazwaga, nabyo yabyishyizeho ndetse arabihanirwa, kugira ngo nanone nk'ubwo urubanza rw'ibyaha hashingiwe ko Imana itaha n'umucunguzi wanjye Yesu Kristo, ngo noneho nanjye hindukire imbareho ibyaha, ihindukire izampane inziza ubunyabyaha. Bivuze rero ko mu by'ukuri uretse ko abantu batabisobanukirwa neza bakishakamo ibyabatsindishiriza, ariko mu by'ukuri Imana yo yadushakiye intsinzi muri Yesu Kristo, ishima kutugira intungane, ishima kutugira abakiranutsi, abatagaho mu maso yayo, idukuyeho urubanza rw'ibyaha. Muri make, gukiranuka n'Imana birashoboka. Umuntu akaba mu isi azi neza ko nta kibazo gifitanye n'Imana, azi neza ko urubanza yari afitanye nayo rwarangiye, ariko rurangiriye mu rupfu rwa Yesu Kristo. Imana nk'umucamanza utabera ntiyaba yarahannye Yesu Kristo imuziza ubunyabyaha bwanjye ngo nanjye hindukire imbare nk'umunyabyaha, ntibishoboka. Kuvuga rero ko ndi intungane mu maso y'Imana nicyo bivuze, ni ukuvuga ko natunganirijwe muri Yesu Kristo, ni ukuvuga ko nakuweho urubanza ku bwa Yesu Kristo, ni ukuvuga ko nemewe n'Imana ku bwa Yesu Kristo, ni ukuvuga ko natsindishirizwe ku bwa Yesu Kristo, ni ukuvuga ko nta cyaha nkibarwaho ku bwa Yesu Kristo. Iyo uvuze utyo rero abantu bibaza ibibazo byinshi. Hari ubibaza ati ese ubwo ntuvuze ngo umuntu yakwikorera ibyaha hanyuma agakomeza kuvuga gusa ko yizeye Yesu Kristo, agakomeza kuvuga gusa ko ari intungane kandi ari kwikorera ibyaha? Siko mba mvuze. Nyabuna, ibyaha usanzwe ubikora atari uko nakubwiye kubikora. Kamere kurimo niyo igutera gukora ibyaha, ahubwo kubw'intege nke zawe Imana yagaye ibikorwa byawe byose, noneho ishima guca mu yindi nzira itakunyuzeho, kubera ko wowe nta musaruro Imana yakubonamo watuma uba intungane. Wowe rero inzira yawe yarayiretse. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo ni njye nzira, nanjye kuri, nanjye bugingo, nta wajya kwa Data atari njye umujyanye. Ni uko yabonye ko Yesu Kristo ari we wenyine wakora ibyo Imana yakwemera. Kuvuga ko watsindishirizwa na Yesu Kristo rero ntabwo bivuze ngo kubera ko watsindishirijwe ugiye gukora ibyaha. Oya, ibyaha usanzwe ubikora atari uko watsindishirijwe, ahubwo ku bwa kamere kurimo idatuma ukiranukira Imana. Ahubwo turi kubwira inzira Imana yaguciriye kugira ngo ube wakiriramo. Duhamagare rero tuganire, tugushyire kuri groupe ya WhatsApp, turushaho kungurana, nawe ube wamenya uko waba mu isi, uzi neza ko nta kibazo ufitanye n'Imana, ariko bikesha Yesu Kristo, utabikesha imirimo yawe, utabikesha ibyo ukora, utabikesha mu by'ukuri amasengesho, amaturo, icyacumi n'ibindi byinshi bidafite umumaro wo kugukiza imbere y'Imana. Babikubwiye kenshi, wabikuriyemo, bityo kumva ukuri bikakugora, ukiziba amatwi. Nyamara nta inzira yo gukiriramo ibaho
keretse kwizera Yesu Kristo gusa. Nubwo uzi kumwizera ariko ukeneye kumukuraho gukiranuka, gutuma uhagarara imbere y'Imana udatsinzwe n'urubanza. Ndagushimiye ko wadukurikiye. Sangiza ubu butumwa abandi. Amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo by'ukuri bataryarya none n'iteka ryose. Amen.